urangamije koko nk'uyu muronza ugarukiriza he? Wowe nisunze makuru atanawe azigerangiza yifundigira ibivuzo ngo sinamuhinguka imbere ntafite bitanu. Yega makuru makura uranyicariye. Wabona amagambo yambwira agasiza umuntu nireba ibyo ankoreye yirirwa mbunga nabuze n'akazi. Uyu mugore w'inyange arimo arakoresha abakozi ngo nge yose natunguka gute n'ibyo nasize mukoreye. Alo Shere, bite? Ushaka ko ngusura? Hehe suko? Nta kibazo nimajya ndakubwira. Murakoze Shere, ndagukumbuye. Mama gunjonje. Ihangane mwana wa. Ihangane ndaje nsekura ubugari vuba ngo ushakire icyo kurya. Ariko se nawe ceceka.
ngushakire icyo kurya. Ese mana, ubu abana banjye barubira kwicwa n'inzara, ariko mba ntageze koko. Ariko ubundi Ingabire wari Ndi hano mama, ndaje mbenetse imboga papa ataraza. gira vuba nyine. Heze telefone Nayo ngwaye papa. ubundi we ninde namuvugana umva nkubwire najyaga nkorora ariko ngiye kukwereka yuko ndi so Byose birafuza. gasuzugurukira gusa Papa uramubita ugenda umwana wo gukubitwa. Papa uramubita ugenda umwana wo gukubitwa. wowe ukoresha uko haso pereza telefone Ndekura ayo ndekura. ndakasa Papa hejuru yo kunza kwa nta niyo naba nkiguhaye. Papa ndekura. Ubu rero ufite ishyari yuko nkusha telefone. Gabi, Karame mama, izo mboga ntago zirashya ngo ushyireho amazi. imboga zirahengeye guterekaho amazi. Gira vuba se ataraza wa. Mama gunjonje. wowe wisunze makuru atanawe asigaye arangiza yifundigira ibivuzo ngo sinamuhinguka imbere ntafite bitanu. yewe uretse umuramiro wako naho undi nta kibazo pe. najyaga nkorora ariko ngiye kukwereka yuko ndi so Byose birafuza. gasuzugurukira gusa Papa uramubita ugenda umwana wo gukubitwa. kwa namara ibiti byawe ntabwo kumva Gabi, Karame mama, izo mboga ntago zirashya ngo ushyireho amazi. imboga zirahengeye guterekaho amazi. Gira vuba se ataraza wa.
ngiyi Ana Mari use ko atashye abana banjye batararya nyagasani we aruhinduye burwo umupfakazi Ana Mari nakubita abantu uyu munsi turabonana pe tagihamagara kindeba ubwo kikanumburira gusa Ana Mariya reka nkubwire gasuzuguro kanyu maze gukarambirwa ibi simbyumva nta n'isoni mufite hano iwanjye nta muntu n'umwe uzapfa kugira isuzuguro kwa Namara ibiti byawe ntabwo kumva umva Ana Maria injana nta mwembe mfite Tito, ku ishuri byagenze neza? Byagenze neza nta kibazo. Ariko rero usigaye ufite imyitwarire idasanzwe. Yewe urakabije. Sigaye nkubonana n'aba bana b'ibirara bo hepfo hariya. None se sinkagendana nabo? Sinkubujije kugendana nabo. Ariko rero ugomba kwirinda imyitwarire yabo. Nzagendana nabo ariko ngiye uko nitwara. Karibu umugabo mwiza. Urakoze mama Tito. Mwiriwe neza na mahoro. Mwiriwe neza namwe mu rugo na mahoro. Nzana mbakira. Tito, turajyana hamwe papa wabika ibikoresho. Mwiriwe mutese mu rugo n'abana nta kibazo mwagize? Mu rugo mwiriwe neza se na mahoro? Na mahoro nta kibazo. Ahubwo se mwakazi kagenze neza? Yewe uretse umuraniro wako naho undi nta kibazo pe. Noneho tugutegurira amazi. Yewe mwaba muntabaye cyane ndananiwe bidasubirwaho. Tito, zana kamambiri za papa wawe hano. Reka noneho njye kugutegurira amazi. Yewe ariko ubu uwagushanga usondana n'umukobwa wawe yavuga iki koko? Yewe uramushyigikiye rero ubu telefone uzayikuye nose ntagomba kuvugana n'urungano ubwo yayihawe n'inshuti ze. umva mubwiranye niba ari ukurera reka nkubwize ukuri gihe waburi munyicira abana ariko ntabwo nabyemera ntabwo nabyemera wabunyicira abana. Nose hari ikibi mu basanzemo ariko hari ikibi kirimo kuvugana n'urungano. Mama papa Yesu ukabyumva banza nashaka ko nzagumira Cecekaho nako gasuzuguro ugira gusa icyo kuruzirengera ingaruka. ariko se n'ibiki byacitse phone ni yanjye ntawe nzakamayine kuki mwabigize urubanza. Ariko papa ubu uri mukuru Solange asigaye agusuzugura. Mahoro ni kimwe ntazi ko narutugura kuranga urusumbisho se. Umva mwihorere azibuka kukubaha amaso yatukuye. Ndakwemye bushe ntunshingeho yamwe imbere kwa dara nonye hotarize giyoyi kondero mumwe mwogoroza n'ubwo butahugo ko mwari mwagiye mu rutano kugira kuti ariko nanjye ni wanje nose ari kwangamije wa mugore we ni wawe ariko ni wanje niho muciceke tumve wese mugenzi wawe na Mariya uri gutaka Ahubwo ndumva umwana arira. Tujye gutabara. Ubwo umugabo warahageze nicyo kiranga ko atashye. Yewe reka twihute bitarakomera.
habuna muheto bagi bigeze no kunkora kwitama bamondagura ngamije kubatesha umutwe mugenda murakabuna umuheto n'ikindi gihe bitumu Heriwe kangamije. Ngamwiriwe. Mwiriwe nawe. Ese mwebwe ko ndeba amuje guhiga amakuru no ndabazi. Ngamije. Abana nje barimo bataka. N'umugore wongeye kubahohotera. Maze nawe umbabarire. Mbonye nza itabyirukanka bisohoka byirukanka ntumbazi iyo byohoheye. ariko ngami koko pe urabamenesheje nta n'isoni ufite ese ubundi bagiye Abagore iyo umaze kurengwa si mwe muzi iyo mujya ariko abagabo baragwira koko uzi ko nta n'isoni ugira neza pe uramenesha abantu kumanywa izuba riva aha abagabo baragwira koko yewe bizakurushya reka jye nigendere tumukanye Ariko ngamije. Urabona wataha mu rugo wasinze ugataha urwana mugatera imbere cyangwa abana bakagira uburere bwiza bakarerwa neza. hanyurwa imvugo ngo sinzatera imbere nuko umbwiye dera mu rugo sinagutumiye ngo uze kumpa inama zawe z'amafuti wowe uzagura imodoka abana banjye nibakureba kandi nta bwacyo babona Nakugiraga inama ariko. umva inama zawe ntazo mpatsi ibyanjye nzabyikemurira nta n'isoni ariko ubundi hanyurwa imvugo ibonyemo iki hanyurwa mvira mu rugo 1 2 3 ntabwo wavanga reka Urugo mu rwa. icoco gusa hanyurwa imfura jewe umva Abantu bafunze iminwa y'intare ntizarya Daniyeli. Babarira uturinde izi mbwa ntiziturye. tujye gusaba icumbi kwa Hanyure ayiwe ngikiriya we Abantu bafunze iminwa y'intare ntizarya Daniyeli. Babarira uturinde izi mbwa ntiziturye. Turinde izi mbwa muri iri joro. Dore urusaku rwazo rubaye rurerure kandi ni twese wumvishe. Mana turinde muri iri joro. Dutabare turakwinginze. Mana kuki wemeye ko nshakana na Ngamije koko Mana kuki wemeye ko nduha gutya Mana we yuwe ndinubye mbabarira Mana n'ibibazo byandenze mama ziratugeze ubundi papa twamutwaye ceceka nawe uza ko ziri kutwumva mama mwaje tugahunga tujye gusaba icumbi kwa Hanyure ayiwe ngikiriya we yuwe abandi bana banjye mama njye na mugabo ndashaka na mama Mana we Mana dutabare
Ehe, bite Sora? Ni byiza. Ese Sora, amakuru yawe ni meza? Cyane meza. Ngaho njira mu nzu tuganire. Oya, ntabwo nakwinjira muri inzu yanyu, ndabona harimo ivumbi ryinshi kandi harasa nabi kandi njye ndwariye giripe. Ese Sora, usigaye ubaye ko nakubuze? Ave se wikabye. Usibye kugira gahunda nyinshi nigize mbura. Umva narakubuze pe. Nukunze kuba uhari n'iwanyu narakubuze. Ntiwambura utambwiye ko mba nagiye gusura abatipe bafite kashi. Nuko papa na papa bariye karungu. Sora, mbabarira ntongere kuvuga ibya papa. Habaye iki? Twebwe tugiye kuzapfa n'inzara no gukubitwa. None n'agasoza kanjye karaye papa na mama barimo barwana. Bamumena hiri. Buri gihe papa azakubita mama, tukiruka nta uriye. Ntaragobwa sibyo uzabivamo. Waje nkakurangira abatipe ukagoza amarira. Ye, ushatse kuvuga iki subu? Nshatse kuvuga iki? Hanze hari abagabo bafite inoti kandi bararekura. Waza nkagupasamo umwe akaguha byose. Amavuta yo kwisiga, telefoni, gusohoka, aziye kwambika. Ugiye ngo uro kwa minisitiri. Uve muri ibi byaho uba wambaye wagira ngo babisasura abana. Reka nkubwire Sora. Uwami wacu hakaba amahoro. Ibyo sinabijyamo. Naba ngiye kwigira indaya. Ibyo se babima ku buntu barambyaye. Niko se wasugiwe. Ubusugi bwawe buzagutunga. Courage, komera ku busugi bwawe. Ubusu ufite iki? Ubusu ufite fone nk'iyi? Umva, iyo nzara utaka ntirakurya. Umunsi yakuriye. Nibyo uri kwivugishwa ntazongera kubishora no kubivuga. Sora, mbabarira uva ahangaha. Umva, ninyica nzasaba, sinziba sinzanicuruza ngo kuko iwacu dukene. Uranyumva? Ubundi si ubwo wowe wabitewe n'inzara? Kanigendere. Ahari wenda gutungwe n'ubitekerezaho uzambwire. Reka nze nkwegere ata mugore mwiza tube tunisangira. Undi kandi niba ubyemera umbwire n'akazina kawe. Hari uwanga umugisha umusanga se? Ngwino rwose nitwe Makire. Numva umugore uvuga neza ngo ndi umugisha. Se ubundi uri umukobwa cyangwa uri umugore? Unyita uko ushaka byose ndabyemerewe. Nta gitotsi kirimo. Kubw'iyo mpamvu iri cupa urinywe, urimaremo ndagura irindi naryo urinywe, naryo rishiremo umwe n'irindi. Ntabwo ukunze rwose. Umeze nk'umugore w'iwanjye usuzugura kubi. Ubu mba nagowe kandi nta kintu aba yabuze mu rugo. Ariko abagore batazi kubaha abagabo ntazabaretse ko hari abagore tutabafite kandi tuzi agaciro kabo. Nibyo se ngirage tubipange. Uribana se cyangwa nkodesha inzu twibanire? Njye ntago wakodesha, inzu zirahari ntago twaburaho kuba. Ubwo ni ibyo kabona ahubwo ngakira rura rusaku rwa ziriya nzana na nyina. Ariko kubw'ibyo uburyo unejeje, ariko iminsi iragwira. Uyu munsi rwose Imana yawumitiyemo gute?
umva mucoma mucoma umva genda ushyireho burushete 5 byihuse ushyireho n'ibitoki 5 gira vuba kandi ndaje mbikore boss aka kanya ahita mbiguha haraka umva izo burushete uzihekenye ibitoki ubitamire wanejeje no kuri pe nakwishimiye rwose urakoze. Imyenda yari imaze kuba myinshi mumena nasa nabi. Mama ko utagora ubuzima nka papa nyine nzajya nkubwira amazi ngira inama. Yego mwana wa iso buriya se aba yibagiwe yuko umuntu abona uwo bashakana batabanje gukundana. Mama kangutere inkuru y'umuntu wahonze. Bwira rero Nuruzi Minani ufite inka nyinshi ukunda kugemura amata menshi. Utambwira ko ari uriya wo mu Kanyana. Si n'inka gusa n'inote zirajojo. Uriya yavuye mu bye. Akunda guca ngo anyerebere ngo ndi mwiza cyane. Ariko Imana irankunda koko. Umva nimba utambeshya uzankiza rwose. Ariko mama rero ndi umuhungu nawe dukundanye ko ntago afite amafaranga ahagije nk'aya Minani. Mbwira ibya Minani maze iby'abasore b'amafoto biceceke. Umuntu areba azabaho neza se ibyo ni ibiki? Ariko mama Minani yarambwiye ngo n'umunsi afite amafaranga nze kugenda tuyasangiye. Uranyemerera nze kugenda? Uzagende nyine ariko ntuzabe umwana uzamusaba amafaranga yo kwimeza neza. Ngo umuntu ndabikora. Deo! Karame mama! Sohoka! Regis ari hehe? Ari mu nzu rega isoka mama aradushaka. Ariko ubundi mwibereye mu nzu ingurube zaturutse ikiraro nta soni. Vuba mujye kuzishaka se. Ngabi duce impande tuzishake. Mama hari abagabo babiri na papa bazijyanye. Yego koko baje barazigarika bazireba mu kanwa. Iyi si ishyano bonye. Bakobwa bakowe. Kwana ari kuzazigurisha nubaka igikoni. Ubu yazijyanye hehe rero? Ubu ntiyagiye mu kabari. Ariko ubundi yazigurishije niwe waziguze. Azina araziguriye iki? Kambije byarangiye wikwiteraga indi yaba yabikoraga kadamaho. Ndeka mwana wa ndeka. Ngamije arananiye aho bigeze ndananiwe ndanarambiwe.
ariko ubundi mwibereye mu nzu ingurube zatorotse ikiraro nta soni vuba mujye kuzishaka se ngabi duce impande tuzishake. mama hari abagabo babyina papa bazijyanye. yego koko baje barazigarika bazireba mu kanwa. Ndisirishya mabonye bakobwa bakobwa kubona ari kuzazigurisha nubaka igikoni ubu yazijyanye hehe rero ubu ntiyagiye mu kabari ariko ubundi yazigurishije ni wowe waziguze azi naziguriye iki Ngamije byarangiye wikwiteraga indi yaba yabikoraga akadamu aho. ndeka mwana wa ndeka ngamije arananiye aho bigeze ndananiwe ndanarambiwe. Nikanye, sohana giye ko mbonye mwana mutwaye kwigare. Kandi ko mbonye yambaye nk'abagiye mu rugendo. None se ko wabonye ntubabaze, wabonye ntari kumwe nabo? Nyamara wa mugore we. Uriya mwana ari kirumbu niwe uzamugabuye. Ubu kumwana byarakunaniye. Ariko ndamuhana iki? Hari ibibu basanzemo se? Ariko ntuzi ko amaze gukura, ntagomba gushaka uko azajya mu rwe. Cyakoze. Ariko umundi wita kuki? Minani ni umugabo wubatse. Anjyaniyeho umwana. Ariko Minani ararengana se bafitanye gahunda. Erega nuko waje uvuga nabi mpa nakubwira. Mbwira. Ariko ntugakabye gufuhira umukobwa wawe. Hari umukobwa inshuti ya Solange wo mwirwanira. Baraza gufata irembo niho Solange banze. Hanyuma se Minani mbonye? Nyine Minani ni mukuru uwo muhungu uza gufata irembo. Niho kwa nyina wabirusatira. Naba ari ibyo nawe ubundi ari gusubiraho yiriwe. Nabanje kureba uko wigira. Reka tugomba kwitondera bwana b'abakobwa. Buragoye. Umukobwa mwiza kawe rero nsuhuza. Neza cyagiye wankuye imboga. Ndagusaba ko ushaka ko turi kumwe se. Siko nibase. Kandi kaburira. Ndishimye kubona ukuri turi kumwe. Uzi ko buriya buri munsi najyaga rinyuza ari wawe kugira ngo nkunde nkurebe gusa. Ni ukuri kubura ahangaha. Umva nizbyara niba bamwe inzozi zibaye impamo. Gushire. Hano ko ari mu rugo rw'abantu bagiye. Umva nahangaha ni wanjye. Ntugire ikibazo wisanzure. Hano zikora yita ibusheje. Rero nta kibazo rwose humura ahubwo banyicaye ku bibero tuganire uyicayeho neza. Ariko mwana zigutetesha. Sinigwa gutetesha. Nzagutetesha ku buryo wari wabona icyana cy'inyoni uko mu giteta cyangwa icyana cy'ingari nzagutetesha umene nk'icyana cy'ingari cyangwa icyana cy'inyoni neza. Nureba ntacyo nazagukorera.
umuntu we nkaraba amazi ashyushye ndi umushyitsi nitumara kubana n'ibirenge azabyoza pe. Ako se koko papa ibyo bintu urimo urabitwara bijyana. Ariko icyo cyane ariko zihenya kuvu uri wanyoko. Sane wesheri. Njyewe rwose. Bine byunza neza. Ibi ni ibintu nkuzaniye. Ibi ni ibyawe rwose. Ni matora. Uniyo nje nkuzaniye. Nje nkuzaniye. Sibye nibirega. Nibi murima ni byose nzabizana kuko nibyanjye nawe. Ariko nawe. Nuko bimeze. Kariho mu nzu. Murakoze cyane. None wamenye ibyo abaturanyi aho bigeze. Kwanza se kandi ko duturanye na benshi. Kwangamije si bo bahora muri byacitse. Byagenze bite se kandi kutayoberwa amakuru? Ngamije yataye na Mariya kandi yagiye nta kintu na kimwe asize mu nzu. Byabaye ryarise kandi ubwo wasanga nta kintu wabafashije. Hashize iminsi biragiye. Wagiye kwinjira umupfakazi ikigomiyo. Naho kumufasha. Ubwo se ntamufashije nazavuga iki imbere y'Imana. Ubundi sengamije uretse kubahohotera hari ikindi yarabamariye. Nubwo yagiye abasahuye ntabwo azabura kuba rubebe. Ese ubundi sheri uwafasha na Mariya mu myigire y'abana nubwo natwe turi abakene ariko twe dufite ibiryo ntabwo abana bajya kwiga batariye cyangwa ngo baburare tubifite. Mwiriwe mama. Mwiriwe. Niko mukora. Washimye wishyitse. Ariko ntabwo ari cyane. Ubuse nisanga hige nagutegerereje. He mama papa ari. Umva nkubwire. Uramenye ntumuhingukiriza hano waruri. Kuko namubeshye. Mama ngo wamubeshye. Namubeshye nyine. Wamubeshye cyo tutaza kunyura ngose. Umva iso yariye karungu yabukubonanye na Minani. Urukumva? Namubeshye ko watahanye ubukwe na Minani bwa murumuna we mwirwanira. Umva rero nkubwire. Ntumvemo. Mama ntabwo nguva ahubwo wakoze cyangwa ngurira agafanta. Yego mwana wa urakoze rata. Ureke so wanga kuva ku rugo rwe. Ntureba Mama akajya kwiyambara none nse nkwegeye. Ngaho genda. Uzankiza mukobwa wanjye. Deo. Ngabira ari he? Wazagiye kwa Hanyure. Genda umubwira aze mbwira icyo akora.
niko Ngabe wari wagiye Nagiye kwa nyogokuru. gukora iki? Tambuka ucanire iriya nkono. Ngiye gukura imyumbati yo kugereka. Pereza iyo suka. Jya umpereza umufuka. Deo, Karama. genda kwa Hanyurwa imfuru bafashe kwahirira inka. Umwana wabo ntahari. Uriya se we nuwa hehe kandi? Ni wa mugore usigaye abana na Ngamije. Urakubiswe rero. Umva ko na Mariya nitonda. Se we nuwa hehe kandi? Ni wa mugore usigaye abana na Ngamije. Urakubiswe rero. Umva ko na Mariya nitonda. Ndabirambika hasi. Uri mu biki wa mugore we? Uri mu biki? Ngo ndi mu biki? Ibyo ndimo se ntubibona? Aho kuracunda urugotwe rwawe ujyaye. Umva nkubwire rero wa mugore we. Uranyumva? Mvira mu murima none ahangaha. Cyangwa uve hano utazi n'izina ryawe. Uratera ndubwoba. Aha ni umugabo wanje wahahinze ikindi ni mukwe. Umugabo wawe. Kagaburirwa ibisiga ku musozi. Komeza wimene umutwe ngo urabwire Makire. Ntibaruje gukura ataha nahageze. Sawa warahahinze wa mbwakazi we. Umva wandeye nk'umugore. Ntabwo nkunda gasuzugura. Ndagukora iki? Umva kandi ugiye nakumena umutwe. Garuka se nkuvune. Kazamuka nkereke. Umva reka nkubwire. Ubutaha uzagaruke nzakwereka. Ukunyubikire mba nkuvune. N'amenyo nzayakura. Zamuka yakurusha. Kazamuke. Bayo. Nigafata ibyakoze. Bijyana iby'abana Jyana umugabo imyaka yanjye isige. N'ikindi gihe ntuzangarukire mu murima. Gahingisha igiti cyangwa uhingisha amaguru.
ngegera gusa zeho ngaho se cyangwa umbwire nze nguhonde manuke kamanuke mwirimbe